kimwe ndatanga urugero rumwe gusa. Bibiliya tubwira muri Yohana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 6 havuga ngo iki? Ngo kuko Imana yakunze abari hehe, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana rero ntabwo idutegeka ibyo idakora, nayo yaratanze itanga umwana wayo w'ikinege, kandi ngo umuntu wese uzamwizera azahabwa ubugingo buhoraho. Umugisha uruta iyindi ni ubugingo buhoraho. Haleluya. Imana yarabanje ikuraho umwana. Uyu munsi nibajije niba hari umuntu uri hano wakwiyemeza kumpa umukobwa we cyangwa umuhungu we mu bana ufite. Imana ikubwiye ngo mpamo umwe nk'uko Aburahamu byagenze, wisubize niba wa mukobwa we cyangwa umuhungu wawe wamutanga ngo abe igitambo. Ariko Imana ngo yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Uwo mwana nawe ntabwo yarekeye aho, ahubwo nawe yatanze ubuzima bwe, yitanga ku musaraba, arapfa kugira ngo twese koko bazamwizera tuzahabwa ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Uwo mwana wayo ngo yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese, aho yagiye kudutegurira ngo ahari natwe tuzabeyo. Imana ishimwe cyane. Ariko natwe hari iby'Imana idusaba ko twatanga. Imana hari ibyo dusaba ko twatanga. Hari umuririmbyi w'indirimbo y'115 ndamukunda cyane. Uwo muririmbyi w'indirimbo y'115 igitero cya kabiri aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza ngo kera yaramfiriye. Aravuga ngo yaranguze ampa ubugingo ngo none yaranyihaye. Igice gikurikiraho aravuga ngo none ibintu mfite byose ngo ntabwo nkigira gute, ntibigundira, ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Haleluya. Rero uyu mwanya ndagira ngo icyo numva watanga uyu munsi, ibyo utunze byose ni ibyande, ndetse ngo nawe ubwawe nawe witange wiha Imana kugira ngo Imana ikubone nk'umwana wayo koko. Twe kwitanga igice, twese tugiye kuba bihaye Imana. Haleluya. Tuzi ko hari abantu bihaye Imana, ababikira, abapasitoro, abapadiri, abepiskopi, abantu biyeguriye Imana. Ariko Imana ishaka ngo nawe nanjye twese twihereze inde, twihereze Imana ituyobore. Ibyawe byose, ibyo utunze, ya nzu yawe, ya modoka yawe, rya gare ryawe, ya mirima yawe, Imana ihererwe icyubahiro mu byawe byose. Haleluya. Imana ishimwe. Navuga ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Ikintu cya mbere waha Imana ikanezerwa ni ukwiha wowe ubwawe, ukwiha Imana ikareka ikakuyobora, ikakubera umwami n'umukiza, ukemera Yesu akakubera umutware w'ubugingo bwawe. Iyo wihereje Imana, Imana ikakuyobora, Imana ikagutwara mu buzima bwawe, ikaba ariyo mutware wawe, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Ese mwamaze kwiha Imana cyangwa hari abakeneye Imana uyu munsi ko yababera umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo? Ariko muri Maraki igice cya 3 hari ikindi Imana ishaka ko tuyiha. Maraki igice cya 3 umurongo wa 7 havuga amagambo avuga ngo Imana iravuga ngo mwanyimye ibyanjye, ngo mbese hari uwakwima Imana ibyayo, ngo ariko mwebwe mwarabinyimye. Ngo none murabaza ngo mwanyimye iki? Ngo mwanyimye imigabane ya 1/10 n'amaturo kandi bishyitse. Imana reshaka ko mu byo dutanga usibye kwiha Imana tugomba no gutanga amaturo, tugatanga n'10 gishyitse. Utese kuje kutwigisha amaturo? Ntabwo naje kubigisha amaturo, ndabigisha ijambo ry'Imana icyo rivuga. Muri iki gihe hariho abatubuzi baje, hariho inyigisho nyinshi zirwanya gutanga amaturo, zirwanya n'ibindi, ndetse harimo n'abantu babigize bizinesi, bituma twavuga ngo hari umuhungu w'inshuti yanjye akunda kuvuga ngo irondo ryivanze
n'ibisambo, rituma irondo ryivanga n'ibisambo. Ariko uyu munsi Imana iratubwira ngo dukwiye gutanga amaturo na kimwe mu icumi, bikaza bigakora umurimo w'iki? W'Imana. Tugomba gutanga ibintu bitandukanye, kandi twumvise hariya ngo dukwiye gufasha n'abadakomeye. Imana ishaka ko ibyo tugomba gutanga tugomba gufata ku byo dufite tugaha abadakomeye. Twegera ibitaro kwa muganga tugasura abarwayi, twegereye gereza ya Mpanga tugasura abari mu nzu y'imbohe. Hari abantu muturanye bakena, batarya, batanywa, bafite ibibazo, abo nabo Imana ishaka kugira gute? Ubafasha, kuko Imana yagushyiriyeho kuyibera ukuboko ko gufasha abadakomeye. Ni byiza gufasha itorero, ni byiza gutanga amaturo, ni byiza no gufasha abadakomeye. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo nababereye icyitegererezo. Haleluya! Umukristo nyawe akwiye kuba icyitegererezo cyo gutanga, ugatanga utarindiriye nawe ko uzahabwa. Muzarebe abantu benshi bumva bahabwa ariko bumva batatanga. Ndetse n'iyo ugiye gutanga ushakisha gato mu byo ufite akaba ari kutanga. Ukaba ufite yenda inote z'ibihumbi ugashakamo aka500 ngo bari kutanga. Ugashakisha niba ari umusaruro warejeje ariko ugashakamo agato cyangwa se akantu gato akaba ari kuzana mu nzu y'Imana. Ariko iyo ugiye mu nzu y'Imana ugatanga, iyo utanga nk'uko Imana ibiteganya, byanze bikunze imigisha y'Imana ikuzaho. Haleluya! Kubera umwanya mutoya nagira ngo turebe ku mugisha w'Imana. Ese koko ibyo bintu bizana umugisha? Ibyo bintu birakora? Ibyo bintu uramutse wihaye Imana, Imana yaguha koko umugisha wayo? Nabonye imigisha 3 Imana itanga, cyangwa se nabonye uburyo 3 Imana yategekeye ko twahererwamo umugisha. Umugisha wa mbere nabonye nuko twese uko turi hano turabahesha b'umugisha. Haleluya! Twese turabahesha b'umugisha, kandi iyo wemereye Imana ikugira umuhesha w'umugisha. Ariko reka dufate umuntu umwe Imana yategekeye guhesha umugisha. Uwa mbere ni umubyeyi. Hano hari ababyeyi, hari abapapa n'abamama. Muzamure ibiganza turebe. Haleluya! Imana ishimwe. Imwe mu nshingano ikomeye Imana yabashyiriyeho ni ukuba abahesha b'umugisha, kandi ahantu hambere muzahetanga umugisha ni ku bana banyu. Haleluya! Imana yabashyiriyeho ngo mube ababyeyi, ariko mube abahesha b'umugisha muhereye ku bana banyu. Reka nsabe Ismael ansomere mu Itangiriro 27:26 kugeza 29. Ismael fasha usome Itangiriro 27 asoma umurongo wa 26 ageze kwa 29. Se Isaka aramubwira ati, mwana wanjye nyegera unsome. Aramwegera aramusoma. Nyuma impumuro y'imyambaro ye amuhesha umugisha ati, impumuro y'umwana wanjye imeze nk'iy'umurima Uwiteka yahaye umugisha. Nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru no ku mwero w'ubutaka, n'imyaka y'impeke nyinshi na vino nyinshi. Amoko agukorere, amahanga akwikubita imbere. Utware bene so, bene nyoko bakwikubita imbere. Uzakuvuma wese avumwe, uzakwifuriza umugisha wese awuhabwe. Amen. Haleluya! Umubyeyi muri Isiraheli, ababyeyi bari bagenewe guha abana babo umugisha no kubahesha umugisha, kandi bagaha n'umugisha wihariye abana b'imfura. Hanyuma rero iki gihe tubona Yakobo na Esawu barabavandimwe, ari abana ba Isaka. Igihe kiragera abonye agiye gusaza, arabahamagara kugira ngo abahe umugisha. Ariko abatubwira Isaka aho umwana we Yakobo umugisha, amuhesha umugisha. Muzi aho byanyuze harehare bikomeye, ariko igihe cyo gutanga umugisha kigeze aramwegera. Abisiraheli baha abana babo iki?
umugisha. Murabizi na Yosefu yahaye abana be umugisha. Rero dutamagarirwa nk'abakozi b'Imana, nk'ababyeyi. Usanga igitangaje ni uko ababyeyi benshi aho guhesha abana babo umugisha babahesha umuvumo. Akanwa kacu kararema. Iyo uhamagaye umwana wawe ukamutuka, ukamubwira nabi, ukamwaturiraho ibibi, dukwiye kwaturira abana bacu iki? Imigisha, aho kubaturiraho iki? Imivumo. Ukisuzuma ukareba abana bawe yibyariye mu nda yawe, abana b'abaturanyi, abana bakugenderera, abana bigana n'abawe, uri umuhesha w'umugisha nk'umubyeyi ku bana bose. Haleluya. Iyo ukunze abana, hari imvugo nziza iba mu gihugu cyacu ivuga ngo ukunda umwana wese nk'uki? Nk'uwawe. Duheshe abana umugisha, abana b'igihugu, abana b'itorero, abana bawe ubatureho umugisha w'Imana, kuko Imana uzamwomaho. Kandi abana nabo abenshi basohotse, ariko Imana iratubwira mu ijambo ryayo ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramere mu gihugu Uwiteka Imana yabigira gute? Iguha. Abana iyo bunywashya ababyeyi bakabaha umugisha, nabo murarama mukagubwa neza. Iryo ni ihame ritajyanye n'uko umuntu akijijwe. Umwana wese wubaha ararama, umwana wese wigize igisare arakenyuka. Abana muri hano, urubyiruko muri hano, mwubaha ababyeyi banyu, Imana izabaha umugisha utagabanije. Hari abandi bahesha b'umugisha ba kabiri. Abahesha b'umugisha ba kabiri bakomeye ni abantu Imana yabirobanuriye ikabaha kuba bahesha b'umugisha. Abo ni abapasitoro, n'abandi bantu babirobanuriwe kandi twagiranye n'abatanzi. Reka yongere dusomere kubara 6:22 ageze 26. Kubara 6:22 kugera 26. Havuga ngo iki? Haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni n'abana be uti uku abariko mujya muhesha Abisirayeli umugisha muti, Uwiteka aguha umugisha kurinde, Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza, Uwiteka akurebe neza aguha amahoro. Uko abariko mushyirisha izina ryanjye ku Bisirayeli, nanjye nzabaha umugisha. Amen. Haleluya. Imana yategekeye abatambyi kuba bahesha b'iki? B'umugisha. Hari umukecuru w'inshuti yanjye arambwira ati, jewe mu bintu ntashobora gukora, sinshobora kuva mu rusengero pasiteri ataravuga ngo amahoro Imana igira gute? Itanga. Haleluya. Abantu mutaha kare mujye mwihangana. Ikiganza cya kidikoni kibahesha iki? Umugisha w'Imana. Uba wirukanka ujya he? Haba habaye iki? Dufite kuwa mbere kuya kuwa gatanu hari amasaha wahariye umurimo w'iki? W'Imana no kwiba imbere. Ngo Imana yategekeye Aroni n'abana be ngo mujye muhesha Abisirayeli iki? Umugisha. Ngo mubabwire ngo Uwiteka abaha umugisha, Uwiteka abarinde, Uwiteka bamurikishirize mu maso he, Uwiteka abagirire neza. Haleluya. Mwakira umugisha w'Imana. Haleluya. Ayo ni amasezerano Imana iha abatambyi ngo Uwiteka barebe neza, Uwiteka bamurikishirize mu maso he, Uwiteka bagirire ibambe, Uwiteka batabare. Uwiteka nanjye uyu munsi mbatuyeho umugisha w'Imana. Imana ishimwe cyane kuko muraba kwiye umugisha w'Imana, kuko mwaje mu nzu yayo. Imana ishimwe cyane. Rero icyo ni ikindi cyiciro cya kabiri gihesha umugisha. Ababyeyi bahesha umugisha, abakozi b'Imana bahesha umugisha, ariko Imana nayo hari imigisha idusezeranye. Badusomeye mu gutegekwa kwa kabiri. Gutegekwa kwa kabiri badusomeye imigisha myinshi y'abantu bumvira Imana, imigisha myinshi cyane y'abantu bumvira Imana. Gutegeka kwa kabiri igice cya 28 harimo imigisha itangaje Imana yageneye abayumvira, Imana yageneye abatanga, Imana yageneye abasobanukiwe ibanga ko gutanga behesha umugisha kuruta guhabwa. Ba bandi biyeguriye Imana, ba bandi bayumviye bakumva ko kumvira Imana bakwiye kuyiha nabo,
imana ibasezeranya imigisha itangaje. Reka dusome duhereye ku murongo wa 3. Haravuga ngo kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Haleluya. Ngo uzagira umugisha mu mudugudu, uzawugira no mu mirima. Hari abahinzi bari hano, hari abantu batuye mu mudugudu. Imana irasezeranya ngo izaguhera umugisha mu mudugudu utuyemo. Imana izaguhera umugisha no mu mirima. Imana izaguhera umugisha imbuto zo mu nda yawe, b'abana bawe Imana izabaha imigisha. Kandi Imana iravuga ngo izaha umugisha n'igitenga uvugiramo, izaha umugisha inka zawe n'imikumbi yawe. Imana izaha umugisha, izaguha umugisha w'amajya n'amazi, nguhereye none ukageza iteka ryose. Haleluya. Gutanga bihesha umugisha kuruta guhaha. Iyo watanze, Imana iguha imigisha yose isezeranya. Iyiha abana, iyiha umutware, iyiha abo mukorana, uhinduka umuhesha w'iki? W'umugisha. Uyu munsi ndashaka ko tuba abanyamugisha. Mu rugo ugatanga imigisha, ukakira imigisha y'abakozi b'Imana, ukakira imigisha y'Imana, maze izina ry'Imana rigahabwa iki? Icyubahiro. Haleluya. Imana iravuga ngo izabaha imigisha, kandi Uwiteka azaguha umugisha, izaguhindura umutwe, ngo ntabwo izaguhindura iki? Umurizo. Imana ishimwe. Twanze kuba imirizo mu izina ryande. Abantu batubaha Imana, batayikorera, batayegera, bahinduka imirizo. Ariko iyo bamaze kwiha Imana, Imana iguhindura umutwe. Ntabwo kugubwa neza n'imigisha y'Imana bivuga kugira amafaranga menshi cyane. Ntabwo bivuga kugira amazu ahambaye. Ntabwo ari ukugendera mu mamodoka akomeye. Hari abantu bagendera mu mamodoka barara barira. Hari abantu bamaze atangaje babuze aho bayaviramo. Ariko icyambere umugisha uruta iyindi ni ukugira Yesu utanga amahoro. Haleluya. Ukaryama ugasinzira, ukagubwa neza, ukizigura, kandi imigisha ikaba ku bana bawe, ikaba ku mutware wawe, ikaba mu mirima, ikaba amajya n'amaza, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Ariko hari undi mugisha uhambaye ngira ngo mbabwire muri aka kanya. Umugisha Imana iduha mbifuriza mwese. Hari umugisha, reka dusome mu Befeso igice cya 1 umurongo wa 3. Uyu munsi nasomye ahantu henshi, ariko nagira ngo mwumve neza umugisha w'Imana, Imana ikora. Haleluya. Haleluya. Abefeso igice cya 3, reka dusome duhere ku murongo wa 1. Haravuga ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka wo mu ijuru. Kuko yadutoranije muri we isi itararemwa, kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere y'Imana. Ngo Imana ishimwe. Imana se w'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo Yesu imigisha yose y'umwuka ibonerwa hehe? Muri Kristo Yesu. Haleluya. Mwese ndifuza ko mubona imigisha y'umwuka ibonerwa hehe? Muri Kristo Yesu. Habaho imigisha itandukanye Imana itanga, ariko umugisha w'umwuka, haleluya, umugisha umwuka nta handi ubonerwa. Umubyeyi ashobora kuguha imigisha, ariko ntabwo umubyeyi wawe azaguha imigisha ibonerwa muri Kristo Yesu. Yakubera inzira, yakubera umwigisha, ariko wowe iyo umaze kwiha Imana, Imana iguha imigisha y'umwuka. Haleluya. Mbatuyeho kugira imigisha y'umwuka ibonerwa muri Kristo Yesu. Kuko iyo wemeye Yesu ko akubera umugisha, ko akubera Imana, ko akubera umukiza, urahinduka nawe ukaba umugisha w'Imana, ukaba umuhesha w'iki? W'umugisha. Ugahinduka umugisha mu bandi, ugahinduka icyaremwe gishya, ugahinduka wa muntu wagera mu bantu
abantu bakumva ubaye umugisha muri bo, abantu bakakwegera, abantu bakaza kumva icyo uvuga, abantu wataha mu rugo uri umwana ababyeyi bakishimira kuje, wataha uri umumama ihumure ry'umubyeyi rikaza, wataha uri umugabo mu rugo bakumva amahoro, izina ry'Imana rigahabwa iki? Icyubahiro.